nkuko muzi yuko habaho uburenganzira burengera ikiremwa muntu cyangwa se uburenganzira bwa muntu, ariko habaho n'uburenganzira bw'umurwayi. Muri iki kiganiro turabagezaho igice cya mbere cy'ikiganiro cyatambukijwe kuri radiyo Ijwi rya Amerika mu kiganiro cyitwa Ejo, kivuga ku burenganzira bw'umurwayi. Itegeko nimero 49 karongo kabiri 2012 ryo kwa 22 Mutarama 2013 rigena ubwishingizi ku mwuga w'ubuvuzi. Umutwe waryo wa kabiri havuga uburenganzira bw'ibanze bw'umurwayi n'ubwundi wakerera ibikorwa by'ubuvuzi. Mu ngingo yaryo ya 7 havuga ku burenganzira bw'umurwayi bwo guhabwa amakuru. Ugana serivisi z'ubuvuzi ari we murwayi afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru ku ndwara arwaye, uburyo butandukanye bwo kuyivura, impamvu ahawe imiti runaka, imikorere yayo ndetse n'ibiciro biteganyijwe ku bikorwa by'ubuvuzi. Umurwayi buri gihe agomba kumenyeshwa imiterere y'ubuzima bwe, keretse gusa uburwayi bwihutirwa, umurwayi yataye ubwenge bidashoboka kumugeraho, cyangwa se umurwayi yagaragaje ko adashaka kumenya indwara ye cyangwa amaherezo yayo, keretse gusa mu gihe ashobora kwanduza abandi. Amakuru atangwa mu magambo, nyuma inyandiko ikaza yuzuza ibyavuzwe igihe cyose bibaye ngombwa. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaza kumva bamwe mu baturage bo mu karere ka Gicumbi twaganiriye. Baraza kutubwira uko babona ibahirizwa ry'uburenganzira bw'umurwayi, yaba ku makuru ahabwa ku miti, ku ngaruka ishobora kumugeraho ndetse n'uburyo bwo kuyifata. Turumva kandi ubuhamya bw'umwe mu baturage bo mu karere ka Ruhango wagizweho ingaruka zo kudahabwa amakuru nyayo, akabwirwa ko arwaye sida, agafata imiti mu gihe kingana n'imyaka 4, nyamara yaza kongera kwisuzumisha agasanga ari muzima. Turaza gukomeza twumva ikiganiro twagiranye n'umunyamategeko aho dusobanurira ubufasha bahaba bagana mu gihe cyose barenganyijwe muri serivisi z'ubuzima. Muri iki kiganiro nawe ushobora kugiramo uruhare utubwira uko ubona iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umurwayi n'impamvu zituma benshi mu barwayi batabuharanira. Waduha igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi, utwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ariyo 0728 0282 32, cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0787 58 14 11. Ushobora kandi no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter, aho ujya hashakishirizwa ukandika ijambo GIF Echo maze ukadusigira igitekerezo cyawe. Ibitekerezo byanyu bihawe ikaze, nimukomeze mu byohereze mukoresheje ubwo buryo butandukanye twavuze haruguru. Turaza kugira akanya ko kubinyuzamo amaso mu kanya kari buze. Bamwe mu baturage bivuriza ku kigo nderabuzima cya Musenyi no ku ivuriro rya Rutare ryo mu karere ka Gicumbi baravuga ko uburenganzira bwo kumenya amakuru ku ndwara barwaye, imiti bahabwa byubahirizwa bitewe na muganga wakwakiriye. Bamwe muri bo kandi bavuga ko batinya kubaza abaganga mu gihe bari kwivuza, abandi bakavuga ko bamenya amakuru bayabwiwe n'abajyanama b'ubuzima. Mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique yanyarukiyeyo maze aganira nabo. Hari igihe kijya kigera bakabyigishaho abaturage, ariko ni igihe gito n'inshuro nkeya. Biba bitinyitse kumwegera ngo umubwire uti banza utwigishe, wakumva ko waba winjiye mu kibazo kitakureba. Turabizi rwose ko tubufite. Iyo ugiye kwa muganga bakaguha serivisi nziza, urivuza bakaguha imiti ukayinywera uko bakubwiye, koroherwa. N'abanyabuzima hari umunsi batwegera nko mu mudugudu bakatwigisha, nta yandi rwose batubwira. Ariko rero igihe batabikubwiye nawe ube nko kubyumva, ugafata nk'utuzi mu gakombo ukamirisha ibinini. Wabisabye wayaguha, biterwa n'umuganga ukwakiriye uwo ari we. Hari abo bisaba ntibayaguhe. Hari bikenera kubaza muganga uko uburwayi bwawe, ukabona nyine ntabyitayeho. Hari n'igihe wivuza ukamubwira ati usanzwe indwaye yihe ndwara, akaba atayikubwira, kubera ko uba uzi ko hari igihe wayasaba ntibayaguhe, ntibabikubwire. Wenda hari igihe uhitamo kubyihorera, wowe ukajya ugenda ukisuzumisha bakakuvura, byakwanga ukajya ugenda ujya ku mavuriro yose. Nta muturage bajya banigana ijambo cyangwa ngo bamuhe serivisi ashaka. Baguhaye imiti, baba babanje kureba indwara urwaye, bakareba niba imiti baguhaye ihwanye n'indwara urwaye. Amakuru, iyo ushaka amakuru yimbitse cyane, muri mudugudu bafite abajyanama b'ubuzima ubageraho bakaguha inama zose zishoboka ku ndwara urwaye. Uburenganzira amakuru ku ndwara urwaye, se ko muganga aba yagufasha ibizami ko bari ubizi, n'ubu ubizi warabyigiye. Ubwo rero umenya ibyo agomba kugukorera kubera ko wabizi. Uburenganzira no kujya kwa muganga ukisuzumisha, bakagusuzuma bakamenya indwara urwaye, bakaguha imiti ijyanye n'iyo ndwara nta kintu gato. Ntabwo bihagije atagusobanuriye uko uzajya uyirinda, ibintu uzarya izirinda biyitera ntubirye. Niba aguhaye imiti akakubwira n'ibyo uzajya wirinda kugira ngo iyo ndwara nyine itagufata. Kwa muganga ibyo batubwira uburyo tugomba kunywa imiti, ukayinywera ku gihe. Ntabwo bajya batubwira ko imiti yitwa cyangwa n'amoko y'imiti, gusa batubwira uko tugomba kuyinywa. Ni imiti gusa baguha, bakagutera inshinge, nta kindi kintu bajya bakubwira.
abaturage bati turabizi ko ubwo burenganzira tubufite ariko biba ko watinyuka kubaza muganga wagusuzumye kandi yarabyigiye ngo iyi miti ikora ite, yangiraho izihe ngaruka cyangwa nayifatane. Atariko akenshi aya makuru tuyahabwa n'abajyanama b'ubuzima. Turabashimiye cyane aba baturage. Muri studio rero ndi kumwe na mugenzi wanjye Uwicyeza Christera agiye kutugeza ibitekerezo yamaze gukusanya ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye zivuga ku kiganiro cy'uno munsi aho turi kuganira ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umurwayi. Christera ngo ikaze. Urakoze cyane. Amakuru ni meza. Wowe nanjye meze neza. Ndabona wambaye agapfukamunwa keza. Urakoze cyane. Ariko ubundi buri umuntu kwambara agapfukamunwa n'ubuhe? Ni ukwirinda ya virusi ya corona kandi iyo ukambaye uririnda, bavuga ko bifite amahirwe menshi yo kugabanya ko wakwandura. Kandi ikindi uba wirinze ukarinda n'abandi. Tuba wirinze kandi ukarinda n'abandi. Reka rongo akanyu tugezeho ibyo bitekerezo ndagaruka dukomeza n'ikiganiro mu kanya. Emi urakoze kumpa ikaze rero mwebwe mudukurikiye. Hari ubutumwa tumaze kwakira uri kugaruka kuri insanganyamatsiko ya none ivuga ku burenganzira bw'umurwayi, aho turi kurebera hamwe iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umurwayi n'impamvu ituma benshi mu barwayi batabuharanira. Turi kubwakira binyuze kuri nimero ya WhatsApp y'ikiganiro ejo ariyo 078 75 81 41 Twihuse Jean aravuga ko uburenganzira bw'umurwayi mu mavuriro yigenga buri kubahirizwa. Ati no mu mavuriro ya leta abarwayi nabo batangiye kugenda bitabwaho n'uburenganzira bwabo bugakurikirana. Naho Gasasira Theogene aravuga ko uburenganzira bw'umurwayi bwubahirizwa kuko batanga serivisi nziza mu mavuriro. Naho muri Siradukunda aravuga ko uburenganzira bw'umurwayi mu mavuriro ya leta hari igihe butubahirizwa. Ubu nibwo butumwa tumaze kwakira, ariko namwe mudukurikiye mwakomeza mukabwohereza tukazabuheraho mu biganiro by'ubutaha. Wowe ugifunguye inyakiramajwi yawe ndakwibutsa ko ikomeje gutega amatwi ari Ijwi rya Amerika, aho turi umwanya w'ikiganiro ejo ngaruka kwezi kivuga ku burenganzira bwa muntu. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero turi kuganira ku ngingo irebana n'uburenganzira bw'umurwayi, aho usanga hari abarwayi bagirwaho ingaruka no kudahabwa amakuru ku ndwara barwaye cyangwa n'imiti bahawe n'abaganga, ariko kandi hakaba n'abarwayi batazi uburenganzira bwabo. Muri iki kiganiro turakangurira abatwumva ndetse n'abakora mu nzego z'ubuvuzi kubahiriza uburenganzira bw'umurwayi. Mu gihe byagaragaye ko hari abarwayi badahabwa amakuru ku miti bahabwa n'abaganga ndetse rimwe na rimwe abarwayi bagahabwa imiti nta burwayi bafite, ibi bikaba bigira ingaruka zikomeye ku buzima bwabo. Umunyamakuru w'ikiganiro David Hitimana yanyarukiye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango ni mu murenge wa Mbuye, maze aganira na Habinshuti Bonaventure ufite nyina y'imyaka 83 witwa Nirere Venantia wamaze imyaka irenga inahabwa imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida nyamara ntayarwaye. Impamvu nyamukuru Bonaventure waganiriye n'umunyamakuru w'ikiganiro ejo ni uko nyina ageze mu zabukuru atagifite imbaraga zo kuba yavugira kuri mikoro, ndetse ahanini ugasanga byaratewe n'ingaruka zituruka ku kuba yaranyweye iyo miti imyaka igera muri 4 nyamara nta bwandu bw'agakoko gatera sida afite. Reka twumve ikiganiro bagiranye. Nitwa Habinshuti Bonaventure uruka mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mbuye mu kagari ka Cyanza. Utuye umukecuru witwa Nirere Venantia utuye mu karere ka Ruhango nyine nk'uko nari mbivuze. Hanyuma ni umukecuru wahuye n'isangane ahabwirwa ko yanduye agakoko ka sida, ariko mu by'ukuri ntabwo yari yaranduye. Natwe ntabwo ayo makuru twese tuyamenye, twe twarakira ibyo abaganga baduhaye. Hanyuma we yabwiwe yuko yanduye sida mu mwaka wa 2013 mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa kane ku itariki ya 2. Hanyuma nyuma yaho bakurikije process bicamo cyangwa inzira bicamo kugira ngo umurwayi ashyirwe ku miti cyangwa ashyirwe no mu ishyirahamwe ry'abana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida, ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kane muri 2013 bahise bamushyira muri systeme imutangiza imiti. Muri 2016 nubwo RBC yatangije indi gahunda nshyashya itegeka yuko abantu bose bari bari ku miti bongera bagapimwa bundi bushyashya, nibwo rero uyu mukecuru wacu witwa Nirere Venantia nawe bongeye bakamupima bwa kabiri, abaganga bakabona ibimenyetso by'uko ashobora kuba atarwaye sida. Hanyuma bafata umwanzuro wo kohereza amaraso muri laboratwari nkuru y'igihugu. Hanyuma ubwo muri 2016 nubwo bamenye ko atarwaye bohereza amaraso muri laboratwari nkuru y'igihugu, ibisubizo byagarutse muri 2017 ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi. Ni nabwo bafashe umwanzuro wo guhagarika ya miti yanywaga yagenewe ababana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Iyo miti noneho yaba yaramugizeho izihe ngaruka? Ubwo kwakira icyo kintu nk'umukecuru bwa mbere cyarabanje kiramuhungabanya, hanyuma n'umuryango ubwacu natwe biraduhungabanya. Ikindi cya gatatu ni n'igisebo. Umubiri wahise utangira uhinduka umuhondo, amaso ahinduka umuhondo, aratangira mu kanwa, ishinya irashya mu kanwa,
mu kanwa hahinduka ibisebe n'amenyo amwe namwe agatangira akikuramo no kurya ukabona kukacanga imbaraga zo gukacanga nk'umuntu urimo kurya ugasanga byahindutse ibibazo mu mirire no mu mibereho ukabona nawe yaranihebye akaremba kugeza ubwo aribwo bigeze kumujyana ku ivuriro ry'Ishyogwe ni ivuriro rituranye n'iwacu noneho bamujyanye mu ivuriro ry'Ishyogwe araremba amara igihe kinini mu bitaro ariko bazajya bapima n'ibizamini bye byose bagasanga ni negative we rero kuva yatangira imiti abasirikare mu mubiri bahise bakora shite nini bava ku mubare w'abasirikare 750 bahita bakonkoboka uko bagendaga nk'imiti y'abasirikare bagendaga bapfa yagiye guhagarika ya miti asigaranye abasirikare 512 mu nzira yo kujya kumukoresha ibizamini by'umubiri byaje kugaragara yuko arwayemo n'umwijima. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro gitoya tugiranye noneho se ni izihe nama wagira impande zombi ari abaganga ari n'abarwayi bagende babagana? Ku baganga ku bakiriya b'abaganga cyangwa ku barwayi bajye babaza abaganga babo neza bagirana ibiganiro noneho ibyo badasobanukiwe cyangwa se bagira uruhare mu kubaza abaganga babo ibirimo kubakorerwaho kuko abenshi ari inyandiko z'abaganga burya kera twabyitse tuzi yuko ngo abaganga bagira umukono udasomeka tukumva ko abaganga bagira ibintu bimeze nk'ibanga yumva ari umukono w'abaganga wa mukono noneho usomwa n'abaganga ukongera ukanasomwa n'umukiriya kandi bakagerageza kubivana mu ibanga cyane bakasobanurira umukiriya wabo ibyo barimo kumukoreraho n'impinduka zigenda ziba. Ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo nsaba abaganga ni ugutanga amakuru ku murwayi kandi bakayatanga ku buryo buri bwo. Reka ngushimire, urakoze cyane. Yego, urakoze namwe. Iki cyari igice cya mbere cy'ikiganiro ejo. Ubutaha tuzakurikizaho igice cya kabiri dukomereza aho twari tugeze tubabwira ibijyanye n'uburenganzira bw'uburwayi dukomereje aho twari tugeze.